ibintu by'itangazamakuru subimazamo igihe kingana iki? Nagira ngo nkubaze nyine naye ndakubajije ndi mushyashya natangiye uyu munsi natangiye uyu munsi tubwire uri gukinira mu kibuga ndi mushya mu kibuga reka amafoto meza filime documentaire kuzamura imbuga nkoranyambaga YouTube, Facebook, Instagram n'izindi nta handi wabisanga atari kuri Hospa Picture. duhamagare kuri 0785 54 70 Kigali. Nshuti bakunzi b'amashusho TV, nkuko mubizi buri munsi tuba tubifitiye ibintu bishyashya cyane imbere ya kamera y'amashusho TV. Ni wa mwanya tubazana abatumirwa batandukanye bagenda batugezaho ibyiyumviro byabo cyane cyane ko aba ari aba role models kuri benshi batanga inspiration ndetse bagatanga n'umwanzuro cyangwa se uko baba bumva ibintu bishobora kugenda. Afite umutumirwa ufite ubwanwa bwiza, ubusikositime, shati, umusore w'uruhara, niba ari umusore niba ari umugabo uko mureba. Ubwo rero ngo cyarakemutse niko ambwiye nta nuko nafunga ndakaza. Ubwo nyakubahwa watangira wibwira abakurikiye amashusho TV muri aka kanya. Nitwa Munyaneza Gilbert. Gilbert ni muntu ki? Ni umugabo uvuka mu bana bane akaba ari njye mfura mu rugo. Yego nkaba mfite madamu n'umwana umwe. Gilbert akora iki? Sibo navuga ko nkora iki, akazi kose ndagakora, nakurimo nagakora. Hari ibintu bavuze ngo umuntu ngo akora akazi kose wasanga ugasanga nta kintu na kimwe akora, cyangwa se ugasanga nta nakazi afite nuko aba yiteguye avuga ati icyari cyo cyose nagikora. Ese uri muri abo cyangwa ufite tuzi twose ukora? Nge ndi tutrava nushaka kumbwira iyo mic ufite nyifate nkubaza ahubwo uzi ubwo waba uri n'umunyamakuru. Tutrava n'uyizi se uri umunyamakuru? Yes. Ese wambwira reka mite nkubaza nire tandukaniro riri hagati yo kwispecializa? Hari ikintu bamwe badutambutse njya numva bavuga ngo abazungu ngo bari specializa bagira ikintu cyo gufata akazi akavuga ati ngiye nkora iki, kujya utamubwira ati funguri ducomekere radio umuriro washira ntabimenya akajya kuzana umutekinisiye, cyangwa se wenda umwihariko akaba ufite ikintu nyine azwiho. None twe ugasanga umuntu ngo azi ibintu byose. Iki ni iki kiza muri ibyo byombi? Ibintu by'itangazamakuru subimazamo igihe kingana iki? Nagira ngo nkubaze nyine naye ndakubajije. Ndi mushyashya natangiye uyu munsi natangiye uyu munsi tubwire. Uri gukinira mu kibuga? Ndi mushya mu kibuga. Reka igura ngahe? Miliyoni 80 70 gutyo. Wari wabona uriya muntu yakoze impanuka yicaye muri ayo mafaranga? Suramubona. None nuramuka zidakunze gukora impanuka rero mpamvu zinahenze zifite ukuntu ziri safe ukuntu. Ntago ntekereza ko wenda zifite n'ukuntu ziri safe ukuntu zitapfa gukunda gukora impanuka cyane. Nta kibazo. Gusa jya ukora ubucukumbuzi nyine nk'umunyamakuru. Ibyo byiza cyane kuwe uzajya nyine uhita ubibyaza umusaruro uhita. Noneho reka two kujya kure. Buriya imodoka uko yabigura kose byanze bikunze, ukeka se ko nta ndege imanuka? Hari indege zagiye zigwa muri Atlantique barazibura. Sibyo? Bivuze iki rero? Bivuze ngo umuntu uba warigonde V8 ayo mafaranga aba yarafashe, ari umuntu ufatika. None iyo ubonye nyine njyewe iyo mbonesheje amaso izo manuka zigiye zitandukanye, hari isomo nkuramo ni irihe ryo guca bugufi. Uyu mubiri twambaye buriya se nawe uri kubona ifu y'ubugari? Ndayizi. Uri kuyibona? Ifu y'ubugari ntabwo ndi kuyibona ariko ndayizi. Iyo uyifashe ukayimenamo amazi nibwo uhita ubona ko bwa bugari uhita ubona mu yindi sura.
none niyo ubonye umuntu akoze impanuka umuntu mu yindi sura aba ari mwiza cyangwa se ari na mubi bihita bihinduka. ikindi kinyigisha iyo umuntu apfuye buriya ikintu nshimira Imana hano ku isi njya nyishimira nuko twese hano ku isi buriya turareshya imbere y'Imana turareshya kubera ko sindumva umukire avuga ngo ngiye sinzapfa twese tujya mu mva tukajyamo sibyo ariko ugasanga umuntu ufite ubwo bushobozi nyine ntabasha kubyiyumvisha araguca gutera ayo mazi nta kibazo yenda aranateka ibiryo akarambwe abimene inyuma bahari icyo kintu rero nicyo hari ikintu binyigisha yego cyagakwiye kubwirana buri wese kwicisha bugufi na buri muntu wese mubwira ati nimba uturanye n'umuntu ukaba ukimena ibiryo ashonje akabwirirwa akanaburara ukamena icyo nabwira Imana nayo umucamanza wa nyuma izabibibona njyewe icyo nabwira umuntu rero ntukajye ukora ikintu gutyo fasha umuntu iyi si turi abagenzi iryo ni ryo jambo rya nyuma nsorejeho murakoze cyane bakunze b'amashusho TV rero nagira ngo tugeze ku musozo w'iki kiganiro kitari cyoroshye umutumirwa wacu atubwiye byinshi cyane uko yumva ibintu cyane kuri ibintu bijyanye no gufasha ngira ngo topic twari dufite y'akazi yahindutse ariko ngira ngo byose mwigiyemo byinshi cyane mwigiyemo ibintu byinshi tubashimira tubibutsa ko dufite na serivisi zo gufotora abageni ufite ibirori byose turamufotora kandi amafoto aza ameze neza ashobora kuduhamagara kuri nimero yacu ya telefone iri aho hasi cyane murakoze cyane amashusho TV amakuru yacu nakagaruka bye icyicaro cyiza Truth Headquarters